Yo, ese guys, Nyambo noneho bwa mbere no bwa nyuma yaba agiye kumva Niyori. Ese Nyambo noneho yaba agiye kwemera agatega Niyori amatwi akamwumva ikiraza kumuvamo. Guys, ese Nyambo yaba agiye gusomera abaruwa. Guys, nimbura umukunzi w'ibanga ndagusaba kugira ngo usige igitekerezo cyawe, cyangwa se nimbura umukunzi w'ibanga wiwahangana iminota 5 zonyine tuganire kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe nkwibarije akantu gatoya, ari wowe wese mu mwanya wa Nyambo wakora iki? Ese ari wowe wisize mu mwanya wa Nyambo wafatira uhe mwanzuro Niyori? Guys, nimbura umukunzi w'ibanga ndagusaba ibitekerezo byawe kugira ngo tube twabasha kugendana mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Murabizi ukuntu Nyambo ubu ngubu ari mu kababaro kenshi. Murabizi ko ibi byose biba byararangiye hataba hariho Yves. Murabizi ko Yves ari we gateranya. Murabizi ko Yves ari we nyiri imipango. Murabizi ko Yves ari we kano gakino karimo kugira ngo Niyori abe yashwana na Nyambo. Ese guys, wowe kuri umukunzi w'ibanga Nyambo wamugira ihe nama? Ese Nyambo wamugira ihe nama? Ese Nyambo wamugira inama yo kutongera kuba yumva Yves amabwire ye? Guys, nimbura umukunzi w'ibanga ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe ubundi tugendane mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Guys, turabizi ko episode yacu ya filime yacu Ibanga yarangiye Nyambo ari kwitekerezaho ikintu yakora. Ese episode y'uyu munsi Nyambo araza gufata uhe mwanzuro? Ese episode y'uyu munsi Nyambo arafata uwe mwanzuro? Ese Nyambo yaba agiye gushaka Niyori akamubwira akamutega amatwi akumva ibintu biraza kumuvamo? Guys, rero nimbura umukunzi w'ibanga ndagusaba kugira ngo nawe ube watanga ibitekerezo byawe kuri Nyambo. Kandi murabizi ukuntu Nyambo ababaje. Murabizi ko Niyori we amurenze. Nyambo turabizi ukuntu akunda Niyori, kandi na Niyori ibintu byose byakoze no kugira ngo abe yabasha kuba yabona ukuntu ashimisha Nyambo, no kugira ngo aje kuba yashakisha ibyishimo by'umukunzi we. Ese guys, ari wowe wishyize mu mwanya wa Niyori ntiwabikora? Ese wishyize mu mwanya wa Niyori ntiwakora nk'ibyo yakoze? Niyori ikosa yakoze ni iryo kubikorana n'umukobwa. Guys, ese Niyori nubwo ari mu makosa mubona adakwiriwe imbabazi? Ese mubona Niyori we adakwiriwe kubabarirwa? Guys, rero nimbura umukunzi w'ibanga ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe ubundi tujyanane mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubemera cyane. Murabizi ukuntu filime yacu Ibanga ari mwe tuyikorera. Murabizi ko filime yacu Ibanga kugira ngo tube twayikora ari mwebwe muba mwatumye tuyikora. Kandi rero guys, nimuze muduterana mu bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Niba ukunda Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo ndetse ukaba utarakora subscribe no kuri VNK Empire, ndagusaba kugira ngo wihutire kuba wakora subscribe hasi aho kugira ngo ujye ubona benefits zose za filime yacu Ibanga uko bwije nuko bukeye, ndetse ujye ubona n'ibindi bikorwa byose bica hano kuri VNK Empire. Guys, rero Nyambo we ari mu kababaro kenshi. Nyambo ari mu gahinda nagazi icyemezo cyarafata, nagazi ikintu cyarafatira Niyori kugira ngo abe yabona amahoro. Guys, rero ndabizi ko uri umukunzi w'ibanga, kandi nimbura umukunzi w'ibanga ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Urabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turugukorera. Guys, rero murabizi ko twebwe filime yacu Ibanga tuyikora ngo mwebwe mubashe kubaho mwishimye ndetse mubashe kuba mwabona n'ubutumwa bwiza buba muri filime yacu Ibanga. Guys, rero Nyambo we akababaro ke situzi icyo aragakoresha. Nyambo ntago tuzi ko akababaro ke aragatura Niyori. Ese Nyambo yaba agiye gutega Niyori amatwi? Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe mukunda Ibanga murahari. Rero guys, nimuzaduterane mu bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Murabizi ko ibintu byose dukora ari mwebwe tuba turukubikorera. Rero guys, rero ndagusaba kugira ngo usige ukoze subscribe no kuri VNK Empire, ndetse niba bwo bwa mbere bunahageze usige ukoze subscribe ndetse unatanga ibitekerezo byawe kugira ngo tube twabasha kuba twagendana mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Rero guys, murabizi ko tutizinga amagambo nta gutindiye ko nyiri duhure ku yindi episode kurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane.